uko amazi kose yashyuha ntajya yibagirwa bambeho. Uyu munsi muri flashback twabazaniye rutahizamu wari ukomeye cyane, imana y'abanyarwanda muri football. Abantu bose biringiraga bizeye ko mu gihe ari mu kibuga Amavubi aratsinda. Uwo nta wundi ni Sugira Ernest. Uyu munsi twamuzanye muri flashback tubabwire amateka n'ubuzima byamuranze, si n'iki cyatumye aba rutahizamu ukomeye cyane, n'iki cyatumye azimira nk'aya mahembe y'imbwa. Ese byose byagenze bite? Tega amatwi ugombe kuri Mine Plus TV uramenya byinshi ku buzima n'amateka bya striker wari ukomeye cyane Sugira Ernest. Ngende Vode w'abanyarwanda. Iyi ni Mine Plus TV, nyamuneka kora subscribe ubundi ngazana amateka kubera byinshi yubatse mu mitima y'abanyarwanda. Benshi baroga bamwiringiye cyane. Sugira Ernest utaratinyaga kuraza abanyarwanda imbere ya televiziyo cyangwa se muri stade cyangwa se akabaraza mu mihanda bishima kubera intsinzi yahaye u Rwanda. Sugira Ernest wafashwe nk'imana y'abanyarwanda muri football, benshi bakamwiringira cyane, benshi bakamusengera, benshi bakamwifuriza ibyiza, benshi bakamuraga byiza kandi byinshi. Uwo yari Sugira Ernest. Ese no kubera iki Sugira Ernest yari igitangaza? Buri muntu wese yamuvuga agatekereza ko ari imana y'ibitego, ari umuntu uraza kuza gutsinda. Twakumva Amavubi ko ariwe nta wundi ni Sugira Ernest. U Rwanda ubwo rutangira kwizera ko raro rwahangana amakipe agiye akomeye cyane. Si ibyo gusa, Sugira akomeje kugenda akina akajya atsinda ibitego, agahisha u Rwanda amanota ndetse n'ishema. Bigenda bityo noneho byabaye akarusho ubwo u Rwanda rwari rwitabiriye cyane yabereye muri Maroc. U Rwanda ruhura n'igihugu cya Togo, birakina karahava binganya ibitego 2-2. Nyuma kabaye Sugira imana y'abanyarwanda, rutahizamu striker ukomeye cyane abatsinze igitego, bituma abanyarwanda barara mu mihanda. Twari turi muri COVID-19, polisi irihangana n'abafana ibasubiza mu nzu deko twari muri Goma mu rugo. Abanyarwanda barishima, abenshi basingiza bashimira ndetse banahemba uwitwa Sugira kubera ibyishimo yari yahaye abanyarwanda. Ubwo uwitwa Sugira atangira gukoroza ndetse anasaraza abanyamakuru dore ko bogageje guko kakava. Sugira basugira gutyo. Nubwo abanyarwanda twatinyaga COVID-19, ibaze ko twasohotse tukajya gusereburana n'abandi, bamwe tukambara amakanzu, abandi tukambara amasume, abandi tugasohoka twambaye ubusa kubera igitego Sugira yaratsinze yesha u Rwanda kujya mu yindi level y'igikombe cya CHAN cyaberaga muri Maroc. Abanyarwanda barishima ndetse baraserebura. COVID-19 bayica amazi, ari naho baraye bahangana na polisi ibasubiza mu nzu dore ko twari muri campaign yo kuguma mu rugo cyangwa se muri guma mu rugo. Abanyarwanda barishima cyane kubera Sugira imana y'abanyarwanda, imana y'ibitego, imana itadutererana, ariwe nta wundi ni Sugira. Sugira basugira atyo. Gusa nubwo twavuga byinshi bya Sugira ntitwakwirengagiza imvune yagiye agira dore ko Sugira zahajwe n'imvune bigatuma ariko umupira yakiri kare. Gusa Sugira na n'ubu abagikina ndetse ariko bari Messi cyangwa se Ronaldo bitewe n'uwo wizera cyangwa se ufana w'abanyarwanda. Gusa Sugira ahuye n'imvune zikomeye cyane ubwo yavaga mu ikipe ya Vita Club yakinaga muri Congo nyine, uwo ni AS Vita Club niko nabivuga. Sugira akaza afite imvune cyane akajya muri APR bikanga, agasohoka nabwo bikanga, n'ubundi akaguma mu Rwanda birangira yeguye avuga ko atazongera gukina umupira. Sugira yabaye imana y'abanyarwanda ndetse na n'ubu azanabimenye ko atarava mu mitima y'abanyarwanda kubera byiza byinshi, kubera kurama yahaye abanyarwanda bitewe n'ibyishimo. Sugira Ernest. Sugira Ernest nubwo wagiye udasezeye neza, wanze gusaza usahura nka Haruna Niyonzima, wanze gusezera agakomeza kwizirika ngazasezera ariko yongeye guhabwa amahirwe yo gukinira ikipe y'igihugu n'Amavubi, n'ubundi bikarangira bivuze, bikarangira ahubwo abonye akazi mu Mavubi. Iyi yari Mine Plus TV, nje na Vode bagezaho byinshi byiza Sugira Ernest yadukoreye muri flashback, aho tugarura amateka y'ibyamamare cyangwa se abantu bari bakomeye batanze ibyishimo mu Rwanda cyangwa se ku isi hose. Iyi ni Mine Plus TV, nyamuneka akora subscribe. Nje nari Vode w'abanyarwanda.